Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti mukurikira ibiganiro byacu, twizere yuko mumeze neza. Niba kandi bitameze neza, ko bitameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, tukwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo guhaguruka ugashaka igisubizo, kuko burya ibyiza bihora imbere. Reka nanone dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe, muri abantu b'agaciro gakomeye, ni mwebwe mutuma tudacika intege. Ikindi niba udukurikiye ukaba utarakora subscribe wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Ni ubuntu nta kiguzi, icyo bigufasha ni iki? Nuko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Hanyuma tutabatindiye, uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu gishobora guhindura uko tubona amafaranga. Nk'uko amaze kubibona, ikiganiro cyacu kiragira kiti hagarika kuzigama amafaranga ahubwo ukore ibi. Ndabizi ko ibi bishobora kumvikana nk'ikosa cyangwa se igitangaza, kuko kuva kera tubwirwa ngo zigama amafaranga ejo hazaza ni habi. Ariko se kuki bamwe bazigama imyaka myinshi ariko bakaguma mu bukene cyangwa ntibagere ku nzozi zabo? Reka tubisesengure neza turebe bipfira hehe. Tugiye kureba impamvu gukomeza kuzigama gusa bishobora gutuma ntacyo ugeraho kigaragara. Tuze no kureba ikindi wakora kiyongera ku kuzigama, noneho kigatuma ejo hawe hazaza harushaho kuba heza. Dore impamvu ebyiri utagomba kurekera amafaranga yawe mu bubiko cyangwa se mu isanduku, uko ubyita kose. Impamvu ya mbere, amafaranga ata agaciro. Buri mwaka amafaranga ata agaciro. Kadufate urugero rwumvikana, ibintu byaguraga amafaranga 100 mu mwaka wa 2010 ntabwo siko uyu munsi bikigura. Ubu ngubu muri 2025 ntabwo ariko bikigura. Ibi bivuze ko amafaranga ugumisha mu bubiko uyatakaza buhoro buhoro. Icya kabiri, kugumisha amafaranga mu bubiko ntibikugira umukire. Abantu benshi bafite amafaranga mu isanduku cyangwa se mu bubiko, abenshi barayafite, ariko ntiwavuga ko bafite umutungo ugendeye gusa ku mubare w'amafaranga babitse. Kuba ubitse ibihumbi 20 ni urugero mu isanduku yawe, ntabwo bivuze ko ufite uburyo bwo kongera ayo mafaranga. Iyo amafaranga utarimo kuyakoresha, ababitse nyine nta kindi. Hakorwa iki rero? Reka tuvuge ibintu bibiri ushobora gukora aho kuzigama gusa kandi bikaguha umusaruro ugaragara. Icya mbere, shyira amafaranga mu mishinga iciriritse cyangwa se ubucuruzi. Niba ufite amafaranga make, aho kuyabika gusa, shakisha uko wayabyaza andi. Kadufate urundi rugero, wenda tangira ugurisha ibintu byoroheje nk'imyenda, ibiryo se, cyangwa se serivisi za WhatsApp business. Nazo hari abazi kuzikora neza kandi bakazibyaza umusaruro batavunitse. Urundi rugero rworoshye, reka tuvuge ko uzigama wenda amafaranga 500 buri kwezi. Nyuma y'umwaka uba ufite angahe? Ibihumbi 6, ariko nta nyungu. Noneho cyangwa se fata ya 500, reka tuvuge ko uyashyize mu bucuruzi buto bushobora kunguka wenda inyungu ya 200 mu kwezi. Mu mwaka uzaba ufite angahe? Ibihumbi 2400 by'inyungu gusa, atari kumwe n'igishoro. Urumva ko nibyo byiza kuruta
kubika ya 500 ukarekera iyo. Ikindi cya kabiri wakora, shora amafaranga mu bintu bifite agaciro cyangwa se inyungu z'igihe kizaza. Ataha urashaka kuvuga iki? Dufate urugero, ushobora kongera ubumenyi bwawe, urebe ikintu gishya wakwiga cyangwa se amahugurwa. Burya ubushobozi bwawe nibwo mutungo wa mbere. Ushobora kuba ufite ibintu kubw'ibihe bigwirira abantu bikaba byayoyoka bikagenda, bikaba ngombwa ko utangirira kuri zero. Ariko iyo ufite ubushobozi bwo gutekereza mu mutwe, ntabwo bivuga ko uzahera hasi urongera ugatangira from zero to hero, ukava hasi ukagera ahandi ugera. So ushobora gufata rero amafaranga ukiyandikisha wenda kuri training, uru ni urundi rugero, ukiga ukagira ubumenyi bushya buzagufasha kubona akazi keza cyangwa se gutangira umushinga. Gushora amafaranga kugira ngo wiyungure ubumenyi bwiza bishobora kuguha amafaranga menshi kurusha ayo washoye wiga. Dusoza rero, kwizigama ntabwo ari bibi, kugira saving rwose ukabika amafaranga ntabwo ari bibi, ariko ntuzazigame ngo urekeraho. Zigama kugira ngo ugire ikindi kintu ukora, zigama kugira ngo ubashe kubyaza amafaranga andi, ushore, wige kandi ugire n'inyungu. Aho kuba umukene kandi ufite isanduku yuzuye amafaranga, umukire ufite ibikorwa. Amafaranga uyashore mu bikorwa abyare andi. Mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye, cyane cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangira iki kiganiro kugeza aho tugisoreje, wakoze pe. Niba hari amasomo wakuyemo, turagushishikariza kutihererana iki kiganiro, ugisangize n'abandi kugira ngo nabo bungukirwe. Urabikora ute? Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, noneho ubona uburyo butuma ugisangiza nabo wifuza kugisangira nabo. Natwe ubitwereke, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho, bituma tubona ko ikiganiro cyagize umusaruro gitanga. Ikindi twabibutsa ni uko na komenti zanyu zihawe ikaze. Niba hari igitekerezo watwungura, aho ubona twanonosora wenda tudakora neza, ntubyihererane, twiteguye kubyumva, noneho bigatuma turushaho gukora neza, tugakora ibiganiro byungura benshi mukunda. So naho ubutaha rero, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe, yire imirimo y'amaboko yanyu, mukore muronke. Ngaho bye.